baravuga batuzi ko hari icyoba tumwica, nitumara kumwica tuzayirukubise tuzisohora. Baramubwira batereka tukwerekesha ziriya nzozi ntizishobora kuzasohora, reka tukwereke ibyo tugiye gukora. Nta na rimwe ntibibaho, ntabwo zishobora gusohora, ntibishoboka. Ngo icyo nabwira abantu sinakibura, ariko sinshaka kubabwira icyanjye. Ndashaka kubwira ikintu gikomeye tuza kuganira n'abantu bawe y'urengero. Ndashaka kubwira ikintu cyiza gifasha imitima y'abantu bawe bakeneye, ababyeyi bakeneye, abasore bakeneye, abana bakeneye. Tuza kuganira. Nta kintu Imana yambwiye. Icyakora cyo mu gitondo numva ijwi riravuga ngo ikintu uri buze kuganira ndaza kukigura. Reka twongere turirimbe akantu gatoya twicaye tugahagurutse. Ya Mana yavugaga ikavugana n'abakera, Nanubu iracyavuga kandi iracyakora. Haleluya! Ayo magambo uyafate, ujya guhinga uyafate. Ayo niyo magambo Imana ishaka kuvugana nawe uyu munsi. Hanyuma ibindi biraba amatangazo yakwibwirira twitaye. Ubwire ngo menya kandi wakire ubuhanuzi bwakuvuzweho uhereye kera. Ibintu Imana yakuvuzeho uhereye kera. Niko Pawulo yabwiye Timoteyo, ni handi muri cya gice nasomye cya mbere nyine n'umurongo waho wa 18, haravuga ngo mwana wanjye Timoteyo ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwakuvuzweho kera. Abadusomeye neza. Badusomeye ijambo riri mu itangiriro, inkuru ya Yosefu. Ariko kandi umwana mwiza wadusomeye yadusomeye muri Matayo 24, hahandi Yesu yavuze ibizaba mu gihe cy'imperuka, avuga ko abantu benshi bazagambanirana, avuga ko abantu benshi bazangana, avuga ko abantu benshi bazagubwa nabi, ariko cyane aravuga ngo muzanyitegure, ibyo bizaba ari ibihe byegereje ko mutabarwa. Yosefu mu nkuru badusomeye ngo yari yaravutse kwa se Yakobo, wari umwana wa 11. Yari umwana wa 11. Yosefu yari umwana wa 11 kwa Yakobo. Murabizi ko Yakobo yabanje kugira umugore wa mbere amubyaraho abana 10 kubera ko yagiye kwa sebukwe ashaka umugore, noneho bamushyingiye umukuru. Baramubwira ati ntabwo wajyana umuto, umukuru agihari, urabanza ujyane umukuru, numara kumujyana ubwo nubishaka uzongera ukora indi myaka 7 udukorera kugira ngo tuzaguhe n'ubona aho wifuzaga. Yakobo aravuga ati ngewe uwo nashakaga ni wa wundi, niwe nkomeza gutegereza. Urumva nabwo arongera kuri imyaka 7, ari nako wa wundi yarategereje nawe agenda asaza, bigezeho baramumuha, ariko bamuha amaze kubyara abana benshi. Ahageze atinda no kubyara, ikibazo kiravuga. Menya ngo ibyo ubuhanuzi Imana yakuvuzeho. Yosefu akaba umwana wa 11, noneho atari yanakura, mama we abyara umwana wa 2. Nukuvuga we yari umwana wa mbere kuri mama we, ariko ari umwana wa 11 kwa Yakobo. Agiye kubyara umwana rero wa 2, ari we mwana wa 12 wa Yakobo, apfa amubyara. Bibiliya iravuga ngo yazaniye ubuhanuzi bumuvuga ngo umwana wawe ntabwo uzamurera, noneho ubwo buhanuzi bumutera ubwoba, ashaka izina yamwita, amwita izina bita Nyote cyangwa Benyote, bivuga ngo umwana w'umubabaro. Ariko mu buhanuzi buragaruka bubwira umugabo we, aramubwira ngo uwo mwana ntabwo ari umubabaro, uzamwite Benyamini, n'umwana wo kwishima. Haleluya! Nicyo cyavutse. Noneho Yosefu rero abaho ngaho, aba muri wa muryango, aba muri ba bavandimwe, afite muri umwe bavukana umwe, ariko afite n'abakuru be bandi batavukana
kuri mama we. Nagira ngo nkubwire, menya ubuhanuzi Imana yakuvuzeho kera. Icyambere, tuzakurinda. Yesu ashimwe. Hanyuma igihe kiragera rero, Yosefu yari akiri mutoya, bakuru be bajya kuragira. Bibiliya badusomeye muri iyo nkuru, baradusomera ngo bajya kuragira ahantu bita Ishekemu. Wenda ayo mazina ntabwo tuyazi, ariko amazina tumenyereye nk'abakristo hariya ni hafi y'ahantu bita Igilugari. Ni hafi y'aho Yakobo yari atuye, hari urwuri bari bafite aho hantu bitaga Ishekemu. Arabohereza rero ati abariho mujya kuragira umukumbi. Ariko reka mbabwire, abashaka kugambana n'abashaka gukora ibibi bimukaho umwami yababwiye. Bo barimuka bajyana amatungo ahantu bita Idotani. Uvuye Ishekemu baravuga ngo hari nka mayiro 30. Nimuwava hano akarenga inyange yajyanye iki amatungo bamubwiye kuragira hano. Nagira ngo mbwire umukozi w'Imana, nagira ngo mbwire umuntu waje hano, ya Mana yavugaga ikavuga kera, ikavugana n'abayo, Nanubu iracyavugana nawe. Umva aho yagusize, kuko nujya Idotani uzinjirwamo n'umwuka wo kugambana. Ubinjiramo wakugamba umwuka w'ubugome. Noneho ngo Yosefu atumara papa we bajye kureba. Ageze Ishekemu asanga ntibahari, ngo ahura n'umugabo aramurangira ati bimuye amatungo bajya Idotani. Bari basanga ngo bamurebye hari ako gasozi, baravuga batereka tuguheregesha ziriya nzozi ntizishobora kuzasohora. Reka dukwereke ibyo tugiye gukora. Nta na rimwe ntibibaho, ntabwo zishobora gusohora. Ntibishoboka. Ngo bajye inama, baravuga bati uzi ko hari icyoba, tumwice. Nitumara kumwica tuzareba uko zisohora. Ngo baragenda baravuga bati ariko tumwice nabi, nitumukubite wenda ngo tugire ukundi tubigenza. Reka tugende tumukubite muri kiriya cyobo, azapfe atama amazi, yishwe n'inzara, azapfa iminsi myinshi, azamara igihe, maze turebe ukuntu izo nzozi zizava muri kiriya cyobo zikazamuka akazana. Noneho iyo mibi ikagwa, izuba rikitura hasi, tuzareba ukuntu zabi. Ariko reka nkubwire, icyo Imana yavuganye nawe, ntabwo Imana ikangwa n'icyobo wagiyemo, ntabwo ikangwa n'ubukene urimo, ntabwo ikangwa n'uko akazi kahagaze, ntabwo ikangwa n'uko udafite aho kuba, ntabwo ikangwa n'uko ababyeyi bapfuye ugasigara uri imfubyi, ntabwo ikangwa n'icyo. Ibuka ubuhanuzi Imana yakuvuzeho kera, bizatuma utaneshwa. Haleluya. Ngo bamutayemo rero hashize akanya, cyangwa se hashize umunsi, wenda bamutayemo mu gitondo cyangwa bamutayemo saa sita. Ngo bigeze ku mugoroba, ngo babona abantu bahanyuraga bagenda banyura muri Egiputa, ngo b'abacuruzi bagenda banyura aho ngaho. Baravuga bati ariko urabizi, reka n'ubundi tumukure muri kashi. N'ubundi aho kumwica nta kintu tunamukuyeho, reka tumukureho ikashi, tumugurishe, bamujyane muri Egiputa ajye kuba umucakara. Nta murage azabona, tuzagabana iby'iwacu adahari, ntabwo azongera gutaha kuko umucakara ntajya ataha. Reka tumugurishe tumujyane. Baragenda bajagururamo Yakobo nako Yosefu, bari bamwambuye ikanzu yari yajyanyemo akantu k'agasharita, ubundi bamujyana ku muhanda. Bati ntabwo aka gasore baratangira kwibaza rero Yosefu bari ku ngo abantu bagendaga rero bahita bamurahaga, bamubonamo umusore mwiza w'igikundiro, baramubwira bati umuntu tuzamwungukamo. Ibazo ukuntu bajya bakurikira hariya niba ari kugucuruza. Ariko tekereza ubu Imana yavuze ibindi. Haleluya. Umuntu Imana yavuzeho ibintu, kandi ntabwo twari twabibona, kandi umunsi umwe tuzabibona. Nubwo waba wambaye igitenge cyagize gutya, ariko Imana hari ikintu yakuvuzeho. Tuzakubona wakenyeye neza, abantu bose
ishimwe cyane. Kayasuka bagakuramo n'icyo kishagi n'uko kuntu kameze ngo bagakuramo barakajyana barakagurisha ngo karagenda. Reka nkubwire Imana ntikamwa n'ubucuka rurimo. Ntacyo byaba byayibwira Imana yaravuze bizamukaburira niyo waburara gatatu. Ibyo ntabwo bikanga Imana. Imana niba yaravuze kuzeza ukagaburira amahanga, niyo haba imvura imeze ite ikabirimo amahinu igakuraho amakoma ku rutoke ibigori byose bikava. Ibyo ntacyo bibwiye Imana, ntacyo rwose nta namba. Ngo Yosefu rero aragenda bakagejeje mu isoko ako gahungu barakagurisha. Bamaze kukagurisha umuntu wakaguze nimugire ngo ari umuntu woroshye, kagurwa n'umuntu ukomeye wayoboraga ngo yari umukapiteni uyobora ingabo zarinda umwami. Ni nk'uko mu yandi magambo wagurwa n'umuntu uyobora ingabo zirinda perezida wacu. Ubwo se waba ari umuntu woroshye nubwo waba uri umucakara, ariko nanone utandukanye n'umucakara waguzwe n'umuboyi wahariye n'inukuru. Ariko Yosefu baragenda maze bagezeyo ni my beautiful wife. Ni umugore wanjye w'igikundiro. Ntuzagerageze uramenye nta no kumureba ibyiza riri hari akantu utazagera aho Yosefu ataha navuye mu cyobo nakirumbe mu isoko. Uwo mugore ubundi nari mushaka mwebwe munyihereka kurya nzamutonaho nzamugaragu mwiza nzakora ibintu byose. Yosefu arakura wari kubakomeza gukura igikundiro n'ubwiza bikomeza kumugenda. Umuntu wese niyo waba umukiri Imana yarakuvuze ibyiza ubwo muri mwiza ubwo muryoshye. Haleluya. Ubwo muryoshye ubwo muri mwiza. Jya rero muri karitsiye ubwo muryoshye, jya gutuye ubwo muryoshye, madamu umuryoshye nguko ibintu byakomeye umuryoshye, mugabo ibintu bitameze neza umuryoshye, mwana mu rugo umuryoshye, ku ishuri umuryoshye, umuryoshye kuko hari ibintu Imana yakuvuzeho kandi tutari twabona bitari byagaragara. Ngira ngo hariya Yosefu bari kumugurisha, Yosefu bari kwa Potifari yageze haravuga ati ariko menya ntabwo umunsi ubwo nageze hano hantu hakomeye menya ntabwo hanuzi muzageraho mukongera akajya atangiye kubona akantu k'akamenyetso. Satani abahari. Iyo akamenyetso katangiye kuza Satani abahari. Umugore wa Potifari waratangira aramwifuza bashaka ko baryamana. Inkuru iyo ngiyo ikarangira ikavuga ngo amukuraho ikigita ngo arangije agisigaranye kandi bataryamanye. Baravuga ati ngo ikimenyetso kandi naza kugushinja. Iki isi bifite ibimenyetso. Iyo yashaka kugwitumiraho ibimenyetso irabibona. Irabibona. Noneho ngo barangije rero umugabo atashye nta manza zabaye. Bamweretse ko umwenda ari uwa Yosefu, nta kindi cyabaye ngo bahise bamufata bamushyira muri gereza. So you see nawe Yosefu wenda tuzi muri ukuntu byarangira mpamvu twishima, ariko ngaho utekereza Yosefu yageze muri gereza yo mu Egiputa, muri gereza yashyizwemo n'umuntu ukomeye. Yashyizwemo n'umuntu ukomeye, nta muntu n'umwe wundi umunsi muri icyo gihugu agiye muri gereza nta muntu uzamuburana kandi arashinjwa icyaha gikomeye. Nta muntu umuzi bisa Yakobo Isirayeli ntabizi kuko baramubwiye ko yapfuye gusa we yaranze kubyemera. Hari akantu kaba kagicumba niyo akamuri kazimye akotsi ko kaguma kazamuka. Haleluya. Kagumya kazamuka. Ngo Yosefu rero ajya muri gereza agumayo. Noneho zanzo zize burundu aravuga ati wajya nihera ibyo kurya gusa, ibyo gutegeka bya bindi Imana yavuze bikarorera. Bukeye ngo afunganwa n'abandi bantu bakoraga ibwami bararotanamo. Ngo bukeye arabasemurira izo nzuzi akomeza kubaha Imana. Ariko ibyo wubaha Imana rwose nicyo gusaba, jya gukomeza wubaha Imana ahantu hose wagera.
niyo wagera mu byiza komeza wubahe Imana, niyo wagera mu bikomeye komeza wubahe Imana. Haleluya. Komeza wubahe Imana sha uzanyaruka. Ikintu Imana yavuze ariwe. Hanyuma Yosefu agezeyo ngo ararotora inzozi, abwira umwe aramubwira ati izo nzozi warose rero wowe urava hano bakumanika urapfa. Igihe itunganya iperereza rwose nta mubiri urangire wowe urava hano batici nta kindi kiriho. None ubundi aramubwira ati wowe ariko urava hano usubire mu kazi wakoraga. Ariko reka mubwire. Yosefu nawe atagiye kwisunga abantu, atereka mubwire nugerayo nugera mbega bagushubije mu kazi uramenya usibuke ko nsize hano. Wakwibuka uta umuntu washinzwe na kapiteni uyobora ingabo zirinda perezida zirinda umwami, ibyo wanabivuga. Reka umugabo agezeyo ngo ibiraba wabona aricwa ngo wabona arasohoka yisubira ku kazi akajya asukira umwami vino ye ngo akomeza kumera gutyo. Ariko ageze hanze wagize ngo yagirutse Yosefu yaramwibagiwe burundu. Bibiliya iravuga ngo hashira imyaka ibiri. Wamukara baragenda yimerera neza yisubira mu ntuza aratengamara aragira. Ariko Imana iri muri kontrole y'ibintu byose. Bukeye ishaka ko Yosefu yibuka. Jya wibuka ibyakuvuzwe, ongera wakire, akira ubuhanuzi bw'ibyakuvuzweho. Uyu munsi ongera ubwakire, uyu munsi ongera ubwakire. Wenda n'ibyavugiwe mu ijambo ry'Imana uraha biravuga ngo Imana izakurinda, ongera ubwakire. Niyo waba urwaye indwara yabuze umuti, ongera wakire ubwo buhanuzi. Imana izakurinda niyo byaba bimeze gute. Haleluya. Ongera wakire ubwo buhanuzi bw'ibyakuvuzweho. Mu ya myaka ibiri ishize rero Imana yo izamura inzozi, izamura inzozi ku mwami, izamura inzozi kuri Farawo ngo zimuhagarike umutima cyane. Uravuga ati uyu munsi muzisemure, uyu munsi muzisobanure. Ngo inzozi zirazamuka. Imana ariko ishaka kuzamura Yosefu ikamukura hehe? Muri gereza. Umwami ati rero izi nzozi narose mugomba kuzisobanura. Ngo bazana abantu bakomeye cyane bazi gusobanura. Ngo baramubwira noneho ikibazo cyari gikomeye rero. Umwami yarose inzozi arangije arazibagira. Birashoboka nyine ko wazana inzozi cyari ikintu gikomeye cyane. Noneho ngo batangiye kubura amaryohero, wa muntu wisukiraga vino y'umwami yaza kuhatambuka. Atariko muri gereza hari umuntu ngo w'umuheburayo ufungiyemo. Uzi gusobanura inzozi? Jyewe sinzi niba izo umwami yazisobanura, ariko gera mugenzi wanjye twararose tumubwiye inzozi arazisobanura kandi uko yabivuze niko byagenze. Mugende umuze. Yosefu bagakurayo rero baramuzana. Tekereza nawe ntiyatangira no kwimari wavuga ati biraza gukunda. Ngira ngo yavuze ati ahubwo noneho urwanjye rwageze. Itangazo ryatanzwe ko bagomba kwica buri muntu wese utari bubashe gusobanura inzozi. None nanjye ndikoze ngiye ni aravuga ati n'ubundi nanjye nabivuze ngomba kugwa ahangaha. Imana irabeshya, ntabwo yatumye, ntabwo yavuze. Ariko Imana ibyo ntacyo bibwiye. Sinsubira mu nzozi. Inkuru za Yosefu Imana imwereka za nzozi kandi ashobora kuzisobanura. Avuga ko ibyo umwami yarose ari imyaka 7 y'ubuhungukiza bamwe Egiputa izakurikirwa n'indi myaka 7 izaba ari inzara. None haravuga ati icyo mwakora rero mushaka uburyo mwazira iyo myaka 7. Umwami aramwitegereza aramubwira ati nta wundi muntu n'umwe twabona muri iki gihugu ufite ubwenge nk'ubwawe. Va muri iyo gereza uzutangira ube hano, uzutangira ukora ibingibi ubabigisire, utangira ibintu byose ukabizagenda. Maze ngo Yosefu aratambuka neza, batangira kumwambika, batangira kwemera icyo Imana yakuvuzeho uzambara ibishura. Batangira kumubwira bati tara hariya uko bigenda. Batangira kuza ati hariho mujyanye muri gereza. Abantu bose batangira kugenda bate. Ahantu nshaka kubereka rero n'umutego wa Satani muri ibi byose. Umutego wa
wa Satani, hari igitabo ndiho nsoma cyitwa Bait of Satan, uko Satani amutega. Ibaze Yosefu uvuye muri gereza baramufungiye ubusa, ugeze rero ku mwanya nk'iki ukuntu bigenda. Okay, muka Potifari ari mushyira muri gereza kuko nanjye yarampemukiye. Hanyuma abantu bose umva Potifari ndakudimotize ujye kuba ukuruta. Umva ugiye nta tano batazongera kuguwe. Ariko Yosefu ntabwo uko yabikoze. Ikimenyetso kigaragaza ko atari uko yabikoze, soma mu Itangiriro igice cya 50, wumva ukuntu yabigenje. Soma mu Itangiriro igice cya 50, wumva ukuntu yabigenje bene se baje kumureba. Umurongo wabo 19 kugeza kwa 20. Umva umutima, uwo mutima niwo ushaka. Niyo ushaka kwibuka ibyo Imana yakuvuze, ujye ugira uwo mutima. Kuko Satani akoresha ibyo bintu byakubayeho akakwereka ko hari abantu batumye biza, hanyuma yamara kuguha igeze warusomere cyangwa reka amasomo. Umurongo wa 19, Yosefu arababwira ati mwitinya, mbese ni mu kigo cy'Imana ku bwanyu mwari mwashatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikize abantu benshi urupfu. Haleluya. Umva iyo nzira umutima wawe muri Yosefu. Ku bwanyu na bya bintu byose mwari mwashatse kumugirira nabi, ariko Imana yoga shimwe. Imana ivugana n'abakera, Imana ikivuga n'uyu munsi. Imana burya yo byabikoresheje ishaka kubizanisha iki. Akira ibintu Imana yakuvuzeho, izabizanisha ibyiza. Akira ibintu Imana yakuvuzeho. Akira kurindwa kw'Imana, akira gukora kw'Imana, akira ubukire buva ku Mana, ariko cyane cyane akira agakiza k'Imana. Ibyo ni byo Imana yakuvuzeho bikomeye cyane. Turashaka kwisengera Imana. Haleluya. Nagira ngo nze kwibutse ngo numenye ibyo Imana ivuga n'abantu bayo bizakurinda. Nuhora ubyibuka bizatumunesha. Haleluya. Reka dusenge Imana. Mana turagushima, turaguhimbaje ko uri Imana yacu nziza, kandi ibyo ushaka kuri twebwe ni byiza gusa. Ijambo ryawe riravuga ngo ibyo byose ugambirira kuri twebwe ni byiza, bituma uturemamo umutima w'ibyiringiro by'uko tuzamera hanyuma. Nubwo tuvuze iri jambo tukarivugira imbere y'ubwoko bwawe, ntidushidikanya ko harimo abantu bari kunyura mu bintu bikomeye babishyize aha twebwe tutabasha kwihanganira. Harimo abantu bari kunyura mu bukene, harimo abantu bari kunyura mu burwayi buremereye batagira umuntu babwira, harimo abantu bari kunyura muri operation zitandukanye, mu bupfubyi, mu bantu babakiriza babasubiza hasi, hari abantu bari kunyura mu rushako ruremereye rubagoye, hari abantu bari kunyura ku bakoresha babatwaza igitugu, bumva bavuga ngo ni gute twabivamo, ariko icyo tuzi neza ni uko waduharuyeho ibyiza. Waravuze ngo ntabwo tuzaba imirizo, ahubwo tuzaba umutwe. Ubwo buhanuzi turabwakiriye. Komeza ufashe abantu kumenya icyiza kiri mu byo bari kunyuramo Mwana. Cyatumye unyuza Yosefu muri biriya bikomeye cyane, nubwo wari waramusezeranije ko azaba umutware, ariko ntiyari azi kwihangana. Niyo mpamvu wamunyujije muri uru rugendo kugira ngo umuhe kwihangana. Ntabwo yari azi uburyo abantu bagira ubwenge buhuriza abantu hamwe ngo bwunge abantu bafite ibibazo. Wamunyujije hariya muri uru rugendo, natwe nibyo tunyuzamo. Uyu mwanya turasenze kugira ngo iri torero ryacu, kugira ngo iri torero rya Methodiste Ikibirizi muri aka gace wongere urizamure nk'itabaza rimurika. Abantu bari mu Mwami wongere ubakemurire ibibazo.
ongera babandi bageze naho urumuri rutagicumba rwose, ongera uruzamure babone ihirwe. Turasenze ngo Mwuka w'Imana wavuganye natwe dutegurira ijambo agendane n'ubwoko bwawe, agendane n'abato, agendane n'ababyeyi, yite ku bagabo, yite ku baririmbyi, yite ku bantu bose kuri buri cyiciro, kugira ngo iri jambo ryawe risoze icyo wagambiriye ku bwoko bwawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yagiremo